Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero abantu benshi bashobora kuba bibaza ngo ubundi Ian Kagame ni ibiki akora, rimwe na rimwe yari mu nshingano ze z'akazi, abandi bakaba bibaza ngo ese uyu musore ubundi ni umusirikare usanzwe. Rimwe na rimwe hari igihe uba wibwira ko kuba waba ufite inshuti uri nko mu gisirikare cyangwa uri umuperezida aribo bantu wakizera cyane ukaba wabashyira mu myanya ikomeye cyane ya gisirikare, ariko nyamaraga ntabwo ariko biba bimeze. By'umwihariko hano mu bihugu bya Afurika usanga umuperezida niba afite abana bakuze baba bagomba kuba abasirikare, ndetse agakoresha ibishoboka byose bakiga mu bigo bya gisirikare bikomeye, ndetse akabahereza n'amapeti agiye akomeye ku buryo aribo bantu bazajya bamurinda mu mirimo ye ya buri munsi ahava n'ahajya, ku buryo nyine uba usanga aribo bantu baba bamurindira umutekano. By'umwihariko nk'uyu Ian Kagame ahantu hose papa yabaga yagiye kwiyamamaza wasangaga ariwe muntu ufite iya mbere mu kujya kugenzura umutekano waho ndetse n'ibiri buze kuhakorerwa, ku buryo usanga na gutya ahantu hose ari buze kujya uyu muhungu we Ian Kagame ariwe muntu uba umuri inyuma, mbega nyine ubona ko umutekano wiwe yawushyize mu biganza by'umwana we Ian Kagame, ndetse akaba aricyo kintu cyari gishobera abantu cyane bavuga ngo ko perezida afite abajenerali benshi bakomeye, kuki umwana we ari we umurinda? Ibi ngibi rero biterwa n'uko baciye umugani ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe.